Yes, shitsi bakunzi ba RWANDA TV none tubasuza kandi tubivuze kugwa neza cyane. Amwe yose mukamudukurikiye 5 kuri 5. Shimira kandi subscribe na taka ngo nicyo gihe nako kanya. Hanyuma tukivuje kugwa neza cyane aho yose mu kazi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Amajyepfo amajyaruguru y'Asirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo diaspora zitandukanye Australia, Canada, Russia, Europe ndetse n'ahandi. Tubwira ngo ibihe byiza iby'agaciro ko haritsemo kuba natwe umunsi ku munsi. Anaho ngiye mumanikere wa na Dangerous Mutoto Africa. Inyuma kuri kamera turi kumwe na MK director. Ubundi tugiye kwakira abamama basa neza cyane n'abapapa basa neza cyane. Hano uyu munsi tugiye kuganira nabo byinshi bigiye bitandukanye. Benshi murabazi muri sinema nyarwanda ariko ni byinshi mutabazi wo mugiye kumenya kanya. Tubakire ikaze kuri RWANDA TV. Umeze mute? Isa na amahoro meze neza. Wagira ngo ni pastor na pastorine. Nubundi kwemeza kweli tuzarishinga mu biri imbere. Muzabijyamo murebe byari byo. Tuzabijyamo n'abandi bose badashinze. Hamwe na mama pastor na mama pastor Maman NIYORI. Okay, nko mubibona rero barasa neza cyane, bambaye neza cyane. Ariko mbere yuko wenda nabandi bajya kubyibonera ngiye kambibabwire murasa neza kabisa. Ariko muranaberanye. Apo. Hanyuma tudatinze abantu bakuru barivuga bya byiza mwibwe badukurikiye kugira ngo dubashe gukomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twamenye ngo turi kumwe n'abandi. Murakoze, twarebeka Kagweyire ndi umukinnyi wa filime nyarwanda abantu banzi nka Maman NIYORI. Murakoze. Ukaba uri umukobwa, uri umugore, umubyeyi mfite umutware mfite n'abana babiri n'akandi kantu k'agatitre niyita ndo akasayo ya niko ni meze mu Kristo. Niko yita kandi kantu k'akamaniyeri kawe wishiriraho mu Kristo urakijijwe. Yego nacyo cyakoze unambaye urasa n'agakiza. Nanjye ndabibona. Dukomeze nawe twibwiye bako. Amazina ni Uwineza Cleophace, ngabantu b'umugabo ufite umugore umwe n'abana barenze umwe. Ngende umusaza rigana kuna kubwiye bana nze. Mese muri make abantu turi kumwe uyu munsi n'abantu bakoze. Ariko se hari ikintu nibaza. Ku ruhande rumwe ngafite abana ni bangahe? Ni babiri. Nibeshye batatu. Wowe ngo ufite babiri. Afite babiri bazwi nuko batazwi. Numwe utazwi. Oya shokwa ubanga afite babiri bazwi. Ufite nabandi batazwi. Abo nabo bose nabana oya. Hanyuma wowe uvuze ngo ufite Nge mfite abana bane. Ndi umusanda ashaje. Bose wemera? Bose nemera baragenda umeze nk'uko. Abo temera barangije ngo tunabagaruka n'uri ntabwo bemera. Okay. Hanyuma ngomeza kubwira ukurikiye RWANDA TV ko uyu munsi tugiye kuganira na Maman NIYORI. Shoko usanzwe umuzi muri sinema nyarwanda. Twe tuganire na Cleophace. Nawe ni umuntu wo muri sinema wa hafi ariko ntago wenda nibwo atangiye kubyinjiramo neza byimbitse ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye ngo bigiye kuza. Tumenye byinshi ariko none uyu munsi tugiye kuva gato kuri sinema tugaruke ku kintu cy'idini. Tigorwa no ku kintu Maman NIYORI yambaye neza asa n'agakiza, ni umurokoro ukijijwe cyane na pasiteri wacu ngiye nabonye wagira ngo ni pastor na pastorine bazanye. Tumenye bimeze biti mu buzima bw'umwuka makuru yo mu buzima bw'umwuka. Ubu zitari twaburetse twabuvuyeho. Amakuru ni meza. Ubundi icyo kibasha kuvuga mwami Yesu bikemera. Mumva ko ibintu byose byashoboka. Ye mu mwuka ameze neza. Ndumva je n'ijoro tubanye neza. Naguratsikira nta nubwo uragwa. Imitego ugenda uyizimbuka gake n'injuga z'abajyama bano banze. Nazo ugenda uzizimbuka gake. Ni kwese dusobaza. Ntabwo tubeshya. Ni ijambo ry'Imana rivuga ngo n'intungane 17 ndatsita ariko ndatwarana. Nyuma Cleophace wowe aba bana ba hano hanze suri kugenda barenza amasora uracyakijijwe. Ngemaze gusaza gakiza karacyarimo. Nta kibazo ndagerageza. Kuko ijambo ry'Imana ngiro bati byose mbishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Kuhanjye umwana w'umuntu niba amaso tureba tugacumura bategeza tugacumura niko ijambo ry'Imana rivuga kandi niko kuri. Ko turi mu isi y'ibyaha. Turi mu isi yamanukiwe n'ikibi ariyo Satani. Kandi tubana nayo muri iyi si urumva ko kwirinda niba ubona abakobwa beza bari hano hanze ukabona hari gacupa keza ko kantu ari ku mugore wawe kandike niba ubona abakobwa hari abakobwa beza hano hanze bajyanye n'igihe bitewe n'amaso y'abantu. Urumva umaze gusaza mukajya ureba ubwo no kuvuga ngo rero ariko Uwiteka akomeza akakurindiramo
ni ukuvuga ngo umugani ngo dukizwa bambaye mini kagenda utera ko hose bagira ute tukabana gakiza arakavido meretse kubona kuri social media ngo bambara mini tugakomeza tugakizwa ngo bahena tugakomeza tugakizwa bakazunguza nyasha agakiza kagakomeza mbese uko byagenda kose agakiza tayari karacyakomeje nta kibazo ko okay ni byiza cyane noneho ubuse shango tugaruke ku kintu kimwe gikunze kuvugwaho kutavugwaho rumwe na benshi hano mu barokore cyangwa se mu macaci zagiye atandukanye ngo hari ibintu byateye genda bakarya amaturo mu gahunda z'itorero zikagera zigapfa ugasanga ntago uri kugenda neza ibyo bintu namwe murabyumva cyangwa se birahari ibyo birahari ngo turabyumva ariko n'usanga kubaho birahari birahari cyane dore nkaho usengera wowe ntago birimo ntaho byahabura amaturo bari kuyarya bayageze kure ibintu byarazabye n'ubundi ikijambo ry'Imana ubundi rivuga nayo ngo yarabyivugiraga ngo nta maturo ngo isa nta maturo muri Maraki 3 navuga ngo nimuzane imigabane ya 10 ishyitse ubishyire mu nzu yanjye ubiko wanjye habimo ibyo kurya ngo niko witekanye n'ingabo avuga ijambo ry'Imana ryemera ko abantu batura ariko se ayo maturo ubundi akoreshwa iki akora ryari rubango rero abantu batanga icingano bagiye gufata y'amaturo bayakoresha inyungu zabo bwite ahubwo binjize muri inyungu ziki zarusanga izitorero niko kuntu ariko urumva ko barafashe nyine barayihererana naruka neza cyangwa Imana bivugaho itubwira yuko kera ubundi umutambyi ari pasiteri w'uyu munsi nese pasiteri w'uyu munsi bakari kazi bakora abenshi tuzi ko nako reka nkubwire ashobora kuba ari pasiteri hano ariko afite alimentation iremera kandi ntabwo byemewe cyangwa acuruza nk'ibitoki igasanzwe niko bimeze ariko niyo mpamvu ubona abantu nyine imitima yabo ibitekerezaho cyane bakabitekerezaho cyane ibintu by'amafaranga mbere abatanzi batumwaga nyine n'ibyo n'amaturo kuko nta kindi kintu bakoraga ariko barakora uruturo bakaturya n'ayo maturo bakajya kuyakoramo ibishoro batumwaga n'abarewi yego ari bakisuye umunsi ariko ngo siko bikimeze ubu ngubu murewi asegenda n'umutambyi bagahurira ku kazi k'ubuyede yajya ahantu gupiganirwa isoko ry'ahantu bakahurira kandi uyu murewi ariwe yagomba kujya ajya gushaka iyo mirimo yamara kujya kuyishaka noneho hakabamo cya 10 nayo amaturo azatunga nde wa pasiteri ariko uyu munsi sibyo bihari rero ahubwo urahagera na pasiteri ari ahantu hari akazi runaka agashaka uburyo bwose ahagukuza ega nawe nyagafate ariko ntago byakagombye ariko Cleophace murakwiye gutura cyangwa Imana bivuga nyine Imana yemera ko amaturo abantu bagomba gutura ariko nayo wibuka ko amaturo hari condition hari ahantu hari ibyo agomba gukora uvuga ngo ngomba gukora akora ibiki kwakira mu Imana kwakira pasiteri se pasiteri uzasanga umwana ari wiga muri privé ikomeye ihenze urumva pasiteri uzasanga ari ufite imodoka nziza pasiteri uzasanga ari we muntu mu bantu barya neza babayeho ari umuntu urya akajya kumena ibiryo n'ububeri yiwe aho ngaho uriya mwana yiga mu kigo kizakora ko papa ari pasiteri ahubwo nyine kuko abakoreye Imana ifite nyine ukuntu imidimbiramo gute se noneho ariko ndamubaza ni gute abantu ushaka gukora umurimo umwe muri abantu 10 akabamo abantu 2 bakubaka etaje aho uri ubikodesheje kandi wese mukora umurimo umwe mwese ko muvuka ara muri 2 mwese mukiga mu bigo bimwe umwaka mu kirundo akaba mu kindi ndakubaza none nyine biterwa niki ushobora kubona akazi keza ndakabona akazi cyane ko narakabona ushobora kujya mbese pasiteri umwe ashobora kujya ahantu hari amaturo menshi undi akajya ahantu batura ibiceri niyo mpamvu batandukana wowe tubyumva ko byayimeze yese ko rero Cleophace ntabwo turi kubyumva kimwe bari abantu n'abakozi b'Imana buri Imana bari kavuga ati rero pasiteri Cleophace yangora umurimo neza abantu bandi bagafasha Imana ikabanura ku madolari yo mu gihugu cyo mu ijuru akiyubakira etaje none se ko tuzi ko Manu ivuga ko yabayeho yamanutse rimwe risa na nubwo izagaruka uko ngo nabazibitse icyo gihe zabaye inyo bwajya gucya zabaye inyo n'umunsi umwe wonyine ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ikoresha abantu Imana yaravuze ngo nimugende murye ibyo mushoboye ariko ndagira ujya kubika Cleophace afite ibintu by'amatiku ni ukuvuga ngo nose mu gihe nagukunze aho kuremeye n'abankozi igikorwa cy'Imana ibyo bitandukanye n'amaturo aturwa pasiteri agafata akajyana uvuga ngo hari amaturo
amaturo nuko kubungaje kuko ninga butatu burimo hari amaturo y'umutima ukunze akamo akamo icyacumi n'amashimwe nayo mashimwe ariko abakene n'abakene cy'abakene bagikira inyuma batanga amafi bose nta numva bavuga ngo nta muntu mbere gutura igiceri ntabwo imana isakurizwa niribwa budikera bakitagira ibwa ijana bati ntabwo imana isakurizwa vana umuntu ntabwo gutura umuntu wese agomba gutanga ibishyitsi ibishyitsi ni ibi ibiceri bisakuriza imana ibiceri bisakuriza imana niko byigishwe umunsi ariko nibatuka neza igihe Yesu yariho wa mupfakazi agatura amasenge 5 yaramamiye ngo iravuze ngo muri abantu bose atuye ni utuye kuko adatanze ibigize ute ibimusagutse mu gihe cy'abandi batanze ibibasagutse wiba ko na Gahini yicanuza Abeli yatuzajya ku maturo Abeli ngo yerebaga mu mukumbi yari afite ngo akarebamo intama nziza akazijya gutangamo igitambo kiko witeka Gahini yari umuhinzi we akajya areba ibibore akajya gutura he ajya gutwara mu buturo bwera urumva nuvuga ngo nguteka ngabango ngo nishimiye igituro cyande cyangwa umuna wawe nuvuga ngo rero amaturo niko abantu benshi tugenda tukabifata ukundi ko bitandukanye yarakora umurimo w'Imana nuvuga ngo uko ijambo ry'Imana bivuga neza ko arafaranga kujya gufasha iki abapfakazi n'ipfubyi n'abatagira shinge na rugiro adafite aho bari no kwakira abashyitsi ariko umunsi pastor aragira ngo umwakira akwakira uramwakira ubona mbere mushyitsi nindo kandi ukamuha inkoko kandi koko ni murokore pire mwimbere wowe hanyuma mama niyori noneho ndashango nubwo twavuye gato kuri sinema no mu buzima bwa shango tugaruke kuri ibi bintu noneho byanyabyo n'ubundi turacyavuga ku bintu by'amadini n'ibintu bibiri biri kuva hano cyane mu barokore akantu ko kurya ituro akantu k'uburayi mu barokore ngo kari kuvuza ubuhuha ariko rero ndashaka ngo duhere hafi wowe uri umukinnyi wa filime hano mu Rwanda turakuzi ukina muri filime zigiye zitandukanye ugakina n'abantu batandukanye bafite n'imyemerere itandukanye ese iyo wagiye kuri tele mu kazi ugasanga muri gahunda bafite ibyo kunywa bisindisha niki ugishobora kubikatirwa gukomeza kunywa amazi yawe n'agafanta nk'uko bisanzwe cyangwa nawe uravuga ati n'umuri n'umunsi umwe n'iminota mike akantu hitwikire n'umuri byose ni hahari urakoze cyane rero yesu ukuntu nteye sino kuvuga ngo wenda nuko ntanywa inzoga suko ntambara minisiti hari n'ibintu ubuzima busanzwe niyo naba ntari uburokore ntakora hari ibintu nyine ntakunda ubu njye ntabwo nkunda umusatsi kandi ufite oya kuba nasuka meshi ariko ndeka guha urugero nkunda ruje arevre mwe bitukura ndabikunda bivuze ngo njye nava mu itorero ryanjye ntabwo nasuka wenda nasiga ruje arevre ntabwo rero iyo bari hari bari kunywa ninywera amazi yanjye ariko seti zanjye sigira ngo buriya baranangwa reka tuba turi mu kazi ntabwo tunywa abantu benshi mo mukorana ko nka Geregwari n'abandi benshi batandukanye ko akantu kagatama bakageraho na benshi baba bapanze teri ntabwo banywa inzoga mu kazi wanywa inzoga mu kazi gusa ukabaza gukora gutya okay hanyuma noneho tugarutse ku byo turi kuganaho by'umwihariko wowe aho usengera none se ijambo ry'Imana rigiye kuvuga ngo numara gukora imirimo yawe yose akazi kashimwe n'Uwiteka ufate vino yawe winywere numara gukora nyuma yaho nibambere nye utengwa mu kazi nyuma yaho ugisomaho cyakoze nyuma yaho ugigeraho cyangwa ukanywera mu rugo nyine nk'abandi bose tuzi bavuga ati ntari bi mu bantu muri public nzajya kwaje ningera mu rugo nyine mbyimenyera ye nabazi ngo simbatera amabuye kuko nemera ye ntabwo muzoga ndanaye ngo nakubwira ati ndagasoba ko ntabwo wahubita je ntabwo nkunda inzoga niyo naba ntakijwe ntabwo nayo kuko umutwe wanjye ntabwo nyine alcohol ntabwo bifiting none rero ari aho usengera dufashije oya dufashe tuguri itorero usengeramo n'ubundi muri ADPR hanyuma ADPR none ngo iri mu buraya bwinshi kurusha n'ahantu hose ADPR iyo akantu ko kurya amaturo mu bapasteri n'abadiyakoni n'abandi none ngo kuyagabana bajya bana beefing ugasanga pasteri n'amamvu tubimenya ibyo bintu mwebwe muri ADPR bimeze bite urakoze cyane rero jewe nk'ibyo by'amaturo hagaze imbere y'iyera ntabwo ndumva nyine ngo abantu ngo bashwaniye amaturo ntabyo nzi nanjye kubyumva niko mbyumva ntabwo nzi ngo barayarwanira sinzi ngo bayagabanira he jewe nzi ko abapasteri nyine amaturo iyo batuye ajya hariya akajya kuri konte y'itorero niko kurumba mbi nta bindi nzi nibyo se yego
cyareka abapasiteri bino barahembwa ushobora kuba bavugiye barahembwa bafite umushahara no basigaye bahembwa barahemba none se pasiteri wanyu arahembwa afite umushahara kereka umukorerabushake nta pasiteri bigeze kugira kurwanira ahantu ku nsengero naka nkubwiye kamubana akantu gatoya pasiteri sibigeze kandi niho byigeze kubaho ni madini menshi natwe twashaka byabaye nuvuga ngo niba uyu munsi ngewe Cleophace ni pasiteri muri Mageragere Rebeka ari pasiteri muri Butamwa ngewe iwanjye kandi iyo twabikozeho guhinduranya abapasiteri hamwe havuze ngo akwaba nyine ngo arya iki urusengero rw'abahirimbiri uvuga ngo niyo mpamvu barwana umwe agiye hari amaturo menshi haboneka amaturo umwe yavuze ngo ati ngiye urusengero ntabwo ngewe ati ngiye wabikoreye ninjye wabiremeye muko bagomba kujya batura bagira gute urumva arangije hamwe ati none bafata bafite ahantu abakristo nyine batagira n'igare bafata pasiteri umwe bamujyanayo sawa intambara umwe bakarwana kujya kurwanira ngaho mpagusobanurira hari ibintu abantu bajya bitiranya abantu bitiranya gukizwa no kuba umuntu yareka kamera Cleophace nta bantu uzi babarukore barutwara abantu batigeze barakaragira mu rusengero abo ni ba bantu bo barataye za kamera zabo bakajana mu rusengero no bafite ayo mashyaka ariko hari abantu baba bakijijwe byanya numva ngo nijye nyine bivugwa muvango umuryango wose nta muryango wabuze ikimara kandi reka Cleophace nawe reka tureka kukwinjira mu mwuka cyane kuko ikiganiro turi gukora mu mubiri Cleophace tuvuge jewe ndi umukristo w'inyarugenge ndi pasiteri w'inyarugenge nawe uri pasiteri w'Imageragere rero byose ari abazigiza miliyoni 50 mu cyumweru waba ukinjiza 200,000 ntabwo tuzahembwa kimwe je bazahemba mu miliyoni wowe baguhemba mu miliyoni 10 niwe kwakuvana se bakujyana Mageragere bizagenda ute wowe nyine iyo ukijijwe urabyakira ariko idakijijwe nyine urarwana kandi Cleophace agaragara nk'umuntu utakizwa ahubwo warwanira amafaranga bamujyanye mu itoro ry'abahirimbiri yarwana ntabwo narwana kuko ngewe impamvu ndamutse nabyinjiyemo ngajyamo harya we ngusengera he urumva wowe Cleophace toro ryawe ni ngebwe zungu ntabwo nyibuka igisiyoni itorero ry'isiyoni ni ukuvuga ngo apfa hose hari ahantu bavuga ijambo ry'Imana hose ushobora tugaruka kuri Maman NIYORI muri ADPR niho hantu bari kuvuga ngo hahishe ibintu byinshi hano mu mujyi ndetse n'ahandi hatandukanye especially uburaya iturongo riri kuri rwirengero hariya akantu k'uburaya muri ADPR ko bari kuvuga ko ADPR benshi nibo bari kwisonga muri umujyi wa Kigali mu buraya bimeze biti ntabwo mbizi cyane nanjye ndabyumva gutyo gusa rega buriya ntabwo umujura ajya yiba ahantu hatari ubutunzi ahantu hari ubutunzi byambura ari nk'icyasha satani ashatse kwambika itorero ry'Imana ariko n'abakristo barahari ariko nyine muri ba bakristo ntihabura muri urundo ubwo ni nka babiri barimo wenda birira akantu ariko ubundi turakijijwe ahandi murakijijwe ariko harimo abagira akantu ariko nibyo biravugwa kandi rega nubwo dushaje ariko amaterime y'iki gihe nyine no ubona impamvu ituma bavuga yuko mu barokoreye bose bari hano mu Rwanda Administration Church n'andi macaci atandukanye ADPR by'umwihariko ariho by'umwihariko uburaya bwinshi buzinge cyangwa se aribo bafite uburaya bwinshi ugereranije n'andi matorero nubwo babihisha muri church mu rusengero batubwira ngo meze gutya basirimba bagira gute ariko niyo na gahunda zituma bahura kenshi n'uburaya iyo bavuye mu murayo matorero no mu materaniro ndetse no mu yandi materaniro bayabahuje ngo nizo gahunda kenshi babifitiye wowe ubona ari iki gituma bavuga abenshi baganisha icyasha kuri ADPR ubundi nakuze abantu bose bavuga ngo abantu muri ADPR bariyemera ngo bakijijwe gusa buriya akenshi ushobora no kujya nk'ahantu ugasanga nyine nk'umuntu wisengera mu icaci ari kumwe n'abarokore ba ADPR ariko aba ADPR bakumva ko nibo barokore gusa byaboneka ko wakuri nyine Imana niba ari sinzi nk'akantu satani yaciye kugira ngo babashe kubota ariko rero ntago ariko oya n'amagambo erega nuko iri amagambo none ko YouTube iriho bamaze gushyira hari abantu 40 basambanye twatuma tuvuga ngo kubera iki bano bantu bakunda kwibana kuri ADPR like nubwo wenda bamutesi nabakoroda tara ba ADPR
ariko nta barokore kandi abarokore bose basa nkaho bari mu cyiciro kimwe ni nk'ari rimwe none kuba batangiye kuva mu itorero bakajya kuri YouTube bakajya kutwika bavuga ibintu by'amakanzu ibintu byo guhana utuntu n'ibiki byose n'amaturu banza barabivuze simbizi ibi bintu none ubona ari itorero ry'abarokore cyangwa se icyiciro cy'abarokore batagiye kubakuraho icyizere like cyane cyane no muri ADPR ngo n'uburaya bwiganje ADPR yo noneho ngo uburaya buravuze ubuhuha wena akantu k'amaturo ko niyo barya n'ahantu hose no muri Samunani njya mbyumva ariko muri ADPR ngo uburaya we ngo buravuze ubuhuha ubundi ari ibintu bihari nuvuga ngo je kwa ati satani ari mu ijuru nuvuga ngo yazize ubwibone urumva nuvuga ngo ubwibone yari umukorari yari umuririmbyi burya niko ijambo Imana ribivuga nta mubonyeho ariko Imana izaza kumonda mu ijuru ndetse mwari afite n'abantu benshi n'Amerika benshi bamufana bamukunda bite n'imirimbire yiwe ari mpamvu je ariko mbonaho kigoye kuzana umucuranzi uzabona ijuru umucuranzi usanga niyo bari gusenga ari kuri gitari wa senta ari kuri senti ari hwari impamvu bavuga ahari iby'ubutunzi ahari iby'agaciro hararindwa kurusha n'ahandi hose nuvuga ngo uyu munsi impamvu banki zirindwa nta mafaranga arimo urumva niba ari amafaranga arimo rero niyo mpamvu agomba kurinda n'itorero naryo rero burya niko rimeze itorero naryo rigereranywa n'ibintu by'ubutunzi birinzwe na Kristo ariko ugasanga ibirimo cyangwa se abarimo bashaka kurindwa nande na Kristo aribo rero niho hano ujya kubona ko satani idutegera ku bintu bigite bigaragara nuzaya kubona hari ikintu abasilamu nabonye bavuzeho ariko ushaka kuzayikoraho ubushakashatsi ndebe bavuga ati impamvu burya abagore batajya kwicarana n'abagabo mu gihe cyo gusenga ushaka kubona garaje gucya akamukora ku ibere kanze ngo twumve yamara gukoraho noneho ngo agahita ava mu gakiza urumva ahita ava mu gakiza none asanga ibere rikoza amabara yego yabakozeho akabavuye mu kimuga no bigatuma agira ute akora ikintu kijyanye nase kuraka ibere nakasa tukuvuge nyine nakubwiraga nyine ako kantu nyine kariho none ngo byarangiza ngo ugasanga wamuga kujya kwigisha ijambo ry'Imana ahubwo ahise atekereza iki wa mugore bicanye bari kumwe no yoga kutubwira ngo hari umugore ngo muri Kongo weranye ngata ngo haleluya ngazamuye akaguru ngo barere ikariso nunga bavuga ngo haleluya ngo amina ngo rero ikintu kiri amina ngo tureba n'ikirimo haleluya umupatiri ko yakoze abandi babo kari ngo amina bari kureba iki nuvuga ngo niyo mpamvu ubona bo badasengana badafata abagore ngo gusengana babona ko abagabo arabanyedege nke uvuga ngo rero uyu munsi impamvu ubona mpamvu baradeperamo ibintu byinshi harimo iby'ubutunzi oya ntabwo ADPR nuvuga ngo ni ituro ryose ntabwo abantu bamurya natwe abaprotestant satani yabonye ko kwega dufite ubutunzi bwinshi asaka kutunyaga uburaje vuga ko jabundi kwana zamuyitaraba ubushatse kuvuga rero ko ADPR ari ikize kurusha andi matorero yose sijyanye tsingaritsindiye haranda nse razamurwa hano irazamura nuvuga ngo rero namwe niba umurinzi muragenda bakamuca muri humye mugatya kuko burya ngo duhora ngo turwana n'abatagira amagu inuza umubiri n'amaraso nuvuga ngo turwana n'imyuka turwana n'ibyo tutazi n'ibyo tutabona n'ibyo mu kirere noneho nukuvuga ngo iyo bihari satani impamvu hari ahantu abantu baragenda bakajya mu mwuka burya niyo mpamvu uzasanga n'indirimbo ahanini ni ikinyabwenge nacyo ni ngurumogi burya indirimbo warubizi uciye kuki uzarebe iyo abasiramo ngo banazeme n'indirimbo imiziki ntabwo bayembera iyo umuntu kimaze kubona iyo umuntu ari kuririmba ndabizi rwose abari ahandi hantu ntabwo ari handi habari kuko kaba yafashe gasano nyine kubwira wowe indirimbo zose warimba zose no kuvuga ngo ahita yenda ibitekerezo bye byose bitabiva ku bindi iyo warimba yose iyo kurima indirimbo ibaza igihugu utekereza iki igihugu ibyo nibyo buriho rero nayitekereza Imana akagira mu mana ngo ngo iragenda igatwara umuntu bwabwenge agirute ikabira aho ngaho ngo indirimbo zose warimba zose niko ukuntu bimeze ngo rero wa muntu rero iyo ngumucuranzi impamvu agenda ukuba ko nyine akorwa cyane ahita akundwa n'igitsina gore no ibaze niba ukundwa n'abakobwa babiri batatu bakaza gutyo bakunda abandi bagabo babahanga abagabo se oya byo ntabyo nzi ariko ngende kuba nyine asobutenganye buva abagabo oya nyine nk'ubu tuvuga Cleophace niba ari umupapa ubwiriza ntakunda ukuntu abwiriza ari umugabo mugenzi wanjye yiganisha kugutinganira ibyo gutinga ahubwo uri umugore ushobora kunkunda niba ukunda byo byashoboka oya
oya urukundo rutari ibiganisha kuri ibyo muri kuvuga ibihe kuri ibyo nyine by'ibitinganye erega hari ijambo abantu batamenya ijambo ryitwa urukundo ni ijambo rikomeye ijambo urukundo risobanura ijambo rimwe ryitwa ukuri. Ese ubundi Cleophace utararenga ku rukundo gatoya nkoza akantu gato urukundo ni iki? Urukundo ni ukuri, ni ijambo gisobanura ukuri. Uko urukundo ni mvango mbese ni ngibiri ku mutima cyase mvango ni ngibanga mutima. Navuze ati uyu mubyeyi ndamukunda. Nukuvuga ngo deja ngera niba mukunda ni ukuri kwibindimo. Nje jambo ryitwa urukundo. Noneho se urukundo n'amaranga mutima. Bretse gatoya nawe nacyo usubiza kwawe. Urukundo n'amaranga mutima nacyo banza ukomeze. Urukundo n'amaranga mutima atuma ubona umuntu kabandi batamubona. Ariko kuri kamuntu kwawe kwihariye. None nacyo nibaza ayo maranga mutima. Utaransubiza ngo aganisha niho nje nshaka kubaza. Nkuko uvuga ngo u Rwanda rugira intara eshanu ariko rukagira umujyi wa Kigali capital city aho intara zose wenda uvuga ngo iyi ngiyi iri top kuri zose. None aya maranga mutima uko kuri kwa Cleophace avuze biba biganisha he? Biba biganisha kuki? Ni iki kintu niye nyingi ya mwamba y'urukundo uvuga uti byanze bikunze wamwiyumvamo wakunda ibyo akora wakunda imiterere wakunda icyo ariko noneho ikintu cy'ingenzi bihurira cyangwa se gihuza ibyo byose bikikorectinga capital city y'urukundo ni iyi. Ni umutima. Urajye ko nambwira impamvu ari umutima. Guys, urindaya. Ngenda kubajije nicyo boss amembera ngiye ngomba kukubaza wimbwira. Ndenganishije kuki? Bose naguzi ko siwakunze. Iyo ukunda umuntu ntago bumva ko umutima wawe gusimbuka cyangwa kurya. Iyo mugiye guhora bimarwa ni iki rero? Bimarwa ni iki? Uko nyine bimubwiye mugahorana. Ko kantu mugahorana mukamara mwese mwanya muri kumwe. Spend time. Ibaza ngo uwo mwanya mumarana feelings ziba zimeze gute? Nimba wari ufite igishika cyo kumubona afite igishika cyo kubona mugahura noneho cya gishika kimarwa niki? No kuganira. Ubundi hari ibica ku ruhande ndagira ngo Pastor Cleophace dufashe. Ubundi urukundo dufashe gatoya. Dushaka kumenya ngo urukundo nyirizina ruzingiye kuki? Ese urukundo ruzingiye kuki? Ahantu uvuga ngo none uyu niwe murwa mukuru w'urukundo. Nuvuga ngo bundi hari ibintu nyine bihari. Kandi dore ko ikintu cyambere cyari kiriho kugira ngo tugende tubihuza. Twavuze ati iyo umuntu agiye niba umuntu aje muri filime akajya kuba umukinnyi wa filime nuko ayikunda. Urumva ni cyambere niba yikunda hari urugerero rwaho rw'ibyo agomba gukunda agomba kuba yagarukira. Urumva nuvuga ngo muri filime munsi nyijemo bakamera kugira ngo mbonemo role yo gukina ndibanze ryamane na runaka ariko ngiye bitewe nuko nzi ko wenda amame yanjye atabyemera sinabikora n'urukundo narwo rero umuntu ashobora gukunda umuntu adafite wenda atari by'ubusambanyi atari ibindi bintu bihari ariko yumva gusa we byuza ashobora kumukubwira mu buzima bwa buri munsi uca kwa ngenera mama uyu Rebeka ariko uri kubica ku ruhande gatoya. Oya uri kubica ku ruhande nyemera twese ukunda kumuki umva n'iki kinyobwa hari ikintu ushaka kumva neza ukunda kunywa iki kinyobwa? Yewe ngunda fanta uyikundira ko ikumara icyaka. Oya shaka uyikundira iki? Uyikundira iki? Nuko nkunda fanta ngakunda n'amazi ariko bigira ahantu urugero rugirute ibigarukiyeho. Urumva urwo rugero igarukiyeho nirwo nurukundo. Gereza kumenya ngo uyikundira iki? Nyikundira iki? Ikintu ukundira fanta ni iki? Nuvuga ngo ukunda fanta bitewe ko ndanywa inzoga cyo ni cyambere. Urumva cyo ngene gushaka cyagute kuko niba ngiye ahantu umuntu akamara ati se uranywa iki? Ngareba ahantu hose ngabona ariko fanta. Wenda katuvuga kwikundira kiryoha dufatire naho ngabo. Hanyuma nawe Mama NIYORI ukundira iki kunywa amazi kenshi? Aho ngiye nkunda kunywa amazi. Yenda nkwiye amazi bari mu mubiri wanjye meze neza. None cyo nshaka kuganishaho buri kintu gikundira impamvu. Sebyo? Noneho umuntu uwari we wese utandukanye. Ngo ntuzashwa ko umugore girlfriend ni cyangwa boyfriend n'umugabo n'ibindi. Ariko kubera ko ari opposite sex wowe ubu mukundira iki? Target ikintu cyambere umukundira ikintu gituma agukurura, gituma umwiyumvamo, ikintu gituma noneho uvuga uti uyu niwe numva nshaka. Niyo numva nkuko wavuze ngo murahura mukagane wumva ushaka kumara nawe igihe niki cyo kintu kibari iki? Urukundo wowe.
oya abantu bashaka kujyana nabwiye ngo urukundo muri bitatu habaho urukundo muri kunkwepa nawe ntago nyeri kubyumva neza ariko bigereho habaho urukundo rwa mbere rwo gukundana rw'abantu rusanzwe ruva ku Imana rusanzwe rw'abantu bose bagomba gukundana kuza gusanzwe nkuko yaturemye kugira ngo yaravuga ngo amateko aruta ayandi n'urukundo urwa kabiri kumugeza nko wikunda urwa kabiri nubwo gukunda umuntu ngumuvandi ukamukunda byihariye witi cyawe byibuza ukavuga ati umuntu nimukenaho service nzayibona y'ubuzima busanzwe hakaza kundo rwa gatatu rwerekeranye iki umubano cyangwa se uburyamane wenda tuwe nko kuryamana ubati wenda nguyu mama miracle ngamukunda giye urwanjye atari urwiki ubango mbese ngurwa gahararo wowe ati ngiye cyo mushaka nuko naryamana nawe byo ntabwo byemewe si imbere y'Imana yewe mbere y'Imana byo ntabwo byemewe ndigusobanurira urukundo ibyo nyine watubwiraga rubango rero abo bantu bagira izo ngundo uko ari eshatu biratandukanye abantu baryamana abantu bameze n'abantu babyemerewe ntabwo babyemerewe ariko Imana ntabwo ibyemera basezeranye umugore n'umugabo basezeranye bijambo cy'Imana gadira bivuga nuko abantu batarasezeranye na umaya ariko mbere yuko tubivaho ari ikintu narumva neza buretse ari ikintu narumva neza we Maman NIYORI ubu ngubu wenda ushaka ko warakuze ukagira imyanzuro imwe n'imwe uhindura mu buzima ariko ubyibutse neza ukiri muto cyangwa se n'abandi batoya twabariraho urugero ari abakobwa benshi hano hanze banabyivugira ngo ngiye ntabwo wagira boyfriend tumara n'umwaka umwe 2 3 tutararyamana nakwizera gute se kari muzima hari icyo azamarira ibyo bintu byo ni gute none ushaka kumwira ngo urukundo rwa rundi gusa ngo muciringa mukagira gute niki kimwe nuko hari abakobwa avuga ati giye umuhungu abimbajije ibyo bintu yahita amereza abazaba yahe nimba ari gukwepa kabimubaza icyo gihe amereza abazaba yahe kandi nimba mukunda ko ibyo bintu akabyemererwa imbere y'ababyeyi imbere ya pasiteri n'ubuyobozi bw'igihugu nyine yumva bisengeye ari ibintu bisengeye akiramaneza n'interview aravuga ngo ngiye gutwara turi mu gisibo abandi bayisilamu ngo bakavuga ngo abandi bayisilamu bakavuga ngo ngiye ubu ngubu mu gisibo iyo ngewe ndyamanye n'umugore wanjye niko yavuze cyangwa iyo nkoze ibintu n'umugore wanjye niko yavuze ngo abamarayika ngo batugaragiye kubera ko twasezeranye ariko ngo batarasezeranye ngo nugutegereza mpaka igisibo kirangiye none hari ikintu umuntu ashobora kwibaza ngo koko ibyo bintu ko n'umwe babyita ibishitani ko n'umwe akabyita ibintu bidahesha Imana icyubahiro bidagize gute akundi none ko hari abantu babifata nkaho byaremwe n'Imana bikashirwaho n'Imana ikagirwa n'Imana akandi Imana iba yemera kubera iki bamwe na bamwe biganisha mu kuba ari ibintu bya Satani cyangwa se Satani afite mu ruhande kandi nabigusobanuye none se kubera iki ushobora kuba uri sibyo uri umupapa ngo nyago ndo umupapa yenda bakayira ngo n'umupapa kubera iki ushobora kuba washakaye n'umuntu nyine buryo butebye n'amategeko mwajya kubura nabwo yavuga ni urugero ariko ni urugero nyine ni urugero ndi gutanga ni indaya bose niba babara nk'umugore n'umugabo kwiza bakwita indaya bashaka kumwita none se ubundi ikintu nibaza gusezerana mbere bitarabaho bitaraza abantu babanaga icyo gihe babitaga indaya bitewe n'ibyo umuntu yemera none numva munaniye reka ya topic tuyiveho katwikomereze kuri wowe icyaha ni iki icyaha ni ikintu ukoze uzi neza ko Imana itacyemera nicyo cyaha nemera gusa naho ikintu wakoze utazi ko Imana itacyemera wowe uhamanye n'umutima nama wawe ko ntacyo gitwaye icyo cyo nta cyanyenye nyibonamo gusambana ni icyaha cyangwa ari icyaha gusambana kubera ko byaremwe n'Imana of course urumva bishyirwaho n'Imana bipangwa n'Imana njye nemera yuko umuntu ikintu ita gusambana like yabyo navuga ngo urarikira umwari uzamurongore ariko icyo jambo ry'Imana uvuga ngo mujye musoma hari abantu baravuga ngo kugira ngo ujye mu musigiti ujye gutera shahadu mu bitero byawe ufitemo ngo ngo Mana yanjye uko Nadia mbona afite inyashi nziza ko mbona Nadia manzi mufata umurongore ujye mu musigiti usari ibitero byawe biri kuri Allah ntago ariko babyemera kuvuga ngo amadini hari menshi ijambo rivuga ngo Uwiteka yanga ahubwo cyangwa ari ibazo uvuye kurya umwana ugiye no gusenga ariko reka abasilamu babyemera
oya bayisilamukazi umuryango mugari wa Islam niko nimba ari sura kangahe sinzi shewe diosomerano yavuze ngo aho kugira ngo ujye gusenga ufite mu mutima wawe ikintu runaka uri gutekerezaho manzu gikemure mu buryo bwari bwose ubone kujya gusenga icyo nzi numviseho wabigambira nese nimba kode na mutesi baragiye imbere y'abantu muri public twebwe niba twaranabikoze twasokoye twagize gute ariko byaba feza ariko twarazanye kugira ngo nge imbere mbwirize ngo ikibwiriza numva ndi kwimba wawa mutesi we mana yanjye afite fosete iki niki kamanza ngikemure nge mbwiriza abantu nge nkeye ku mutima ni n'urugero urakoze neza reka nkubaze uramushima okay ngiye kubana rwandishwa kutamushima ariko of course ni umukozi w'Imana simumwemera kandi umukozi w'Imana nabwiriza se natewe ikibwiriza bakacyumva ntago abantu bose tuba tubemera kimwe n'uko abantu bose batatwemera ariko uranda rumwe mu kuri we ni mushaka kuva hano wowe wacicetse katuvuga nka Cleophace akagora kavuga ati Maman NIYORI we mana yanjye nyashize ziranyica ariko akagenda mukajya mu rusengero akirwa avuga ati mana turagushimye n'ibiki ariko mindset iriwe ariko Maman NIYORI nyashiwe ziranyica aho kugira ngo amaza cyo muri kibazo ajye gusenga akeye nimba ni kosa amaza byicuze ariko agasenga ari muri turagushimye mana ariko arahandi bitekerezo birahandi uwo muntu abantu babiri batandukanye uwo muntu ari Cleophace uri gusenga ari kwitekereza wowe Maman NIYORI nundi muntu uri gusenga wowe cyangwa se nawe cyangwa nundi bamaje kugira ibyo bakemura kiye ku mutima icyerekezo cye acyerekeje kuri Nyagasani cyangwa se ku Mana no ku mwuka niki abantu babiri ntago batandukanye imbere y'Imana cyeka bandi yumbwira uti wenda Cleophace agiye gusenga oya Cleophace akoze cyane ko ntagagiye mu rusengero cyangwa muri uwo musigiti ariko uvuze ngo umuntu ngarabigambira nabikoze agiye no mu nzu y'Imana ntabwo erega uri kubisobanura abisilamu barabyemera niko babivuga kugira ngo umuyisilamu kugira ngo ajye mu musigiti avuga ati nyene umutoyi dusanye ikibazo kandi kugira ngo tugikemure turarebana nabi turavugana nabi barabanza batongane birangire abone kujya gusenga ugubaye nka babandi bavuga ishapure ari gutuka n'umwana nzatura wama herwe ngimana ye ari kintu gihari kiri kubisobanura mu mubiri kandi byakubiye gusobanurwa mu mwuka ariko none hose wowe kubibona byakagenze gute kuri iyo ngingo kugira ngo ujye gusenga ufite yo muri kibazo ufite icyifuzo cyangwa kwifuza umuntu kandi urashobora ko wanamubona no kujya gusenga wamanje kwifuzanya nawe bikarangira ukagenda ukeye ku mutima ibintu byiza ubona ari ibihe imbere y'Imana ubundi nabikora singe mu rusengero nundi ari kintu gihari kubera utajya yose Imana yagabanya byaha kubera utajya Imana ntago yanga icyaha nago yanga umunyabyaha abwo yanga icyaha ngewe ndakijijwe cyane ndasengeye ndakijijwe ndabatijwe byose utinya Imana cyane kuna muntu umwe udatinya Imana cyo gusenga uri nko gusenga ukumva ufite ubwoba bwo gutungura amagambo bitewe n'ibyo wakoze ukayabura no kuyabura ushobora kuba hari igihe uri gutinya Imana ukumva nta byo kwibwira ufite iyo uri muri ibyo bihe biterwa n'umwuka urimo ukunda kuyobora Jereka mu bwizo ukuri magaze imbere y'Imana ashobora kujya mu rusengero nakoze icyaha abandi kucatura senga dore cyari cyo nibaza nimba utagiye mu rusengero ko wakoze icyaha uyu munsi ejo bundi amaherezo azaba yahe vuga ahubwo ngo umuntu akoze mu byaha nuvuga ngo nuko abantu benshi bagenda bagira bavuga wumvise kwibanda ku bintu bijyanye n'ibintu hari ijambo ry'Imana rivugaho ijambo ry'Imana rivuga ngo mwarikira umwari uzamurongore cyangwa se ushaka uzamurongore navuga ngo ntabwo ari ubusambanyi baganishaho uvuga ngo kwari kurongora umugore umwe niba twibuka neza nuza Samusoni icyo yazize gushaka umugore utari mu bwoko bwabo ubwo icyo bavugaga basobanuraga ntabwo ari ubwoko bundi wari umuntu bahuje ukwemera uvuga ngo uyu munsi niyo mpamvu bavuga ngo umuhamya ntabwo ari kujya gushaka umugore utari umuhamya urumva natwe rero nuvuga ngo abo bantu kuba abantu badahuye batari umwe ariko ukiri aho ngaho bisa naho mu madini hakirimo akantu ko kuvangura amoko n'iki kubera iki nimba umuntu ari umuhamya afite imyemerere y'umuhamya akona n'umuyisilamu akona n'umukatolika badashobora kubana kandi bakundanye uzi impamvu urebye ngibyo bibaho nyine ngo umuntu oya kugira ngo umuntu abane n'umuntu bahuje ukwemera niki nuvuga ngo ngiye uyu munsi ninjya kubana na Miracle twarakuriye hamwe mu ituro atari yo bakundanye se mugana wa muhungu ko rujyaho rushaka rwimuka nk'abapangayi iyo rugera ugakatira ku muyisilamu kandi uri mu Yehova gute mutakunda abo ni abantu batamwitorero ariko abantu bose bagire mu itorero bakuranye babanyine baziranye ruvuga ngo umuntu wakuze usanga buri gihe habaho inuza divorce za buri kanya umuntu araza mwahora muri bisi mugahita mujya mu rukundo
mwahurira mu kabari mugahita mujya mu rukundo, mwahurira mu bukwe mugahita mujya mu rukundo, ejo mukaba nyine murabanye. Ese urwo rugo muzabana uvuga ngo muhuye nta n'iminsi ibiri mutaziranye. Nabo byasaba ko ngo urongoro wo mu itorero iwanyu muziranye, byasaba ko mugomba kwa muziranye mwaragiye mu rukundo muranyigi. Ndatekereza neza uyu munsi uvuze uti ugiye kuzana umugore, wagenda ukagira uwo muhungu. Ariko tutagiye kure Cleophace, ibintu bitatu wagendeye ujya kuzana umugore wawe, tutagiye muri rusange kuri we bwite, ibintu bitatu wagendeye. Icyambere bya biriho muri kamere, icyambere agomba kuba ari umuntu utambara amapantaro atadefiriza ibyo ngibyo ibinye by'amaplante. Icya kabiri yari ko ari umuntu utanywa inzoga. Icya gatatu akaba ari umuntu utarigeza ajya mu rugerekeranye n'iby'ubusambanyi cyangwa se ubirangaho mu gihe namumenye cyangwa se ndaramumenye, kuko nyemere ko nyine ngo yari isugi hege n'amakwa muzi neza biri aho ngaho. Urumva nuvuga ngo ibyo bintu ni ibintu ngewe byabaye igeke, kuko twamaranye igihe manza kumenya uwo ari we. Niyo ngewe niyo munsi twagera tubona tugatukana, akabazi neza yuko nshobora kuvugana n'igitsina gore isaha nta kibazo yabigira, kuko na mbere yaho twabibanagamo azi neza ko bibaho, kandi asanzwe azi neza nyine kudajya mu buraya. Nanjye ngaba nzi ko umusore ashobora kumuhamagara n'isaha n'amasaha bakavugana, ngaba nzi ko atajya mu buraya. Ari ibintu mudashaka kuvugaho kwe, ibintu byose wagendeyeho ari ibintu mba numva uri gushyira inyuma yari biyemeze ute. Erega abantu bagenda ku bintu bitandukanye. Nyine umukobwa ibintu wagendeyeho ni iki ujya kuvuga ati uyu musore reka mwemere mbane nawe. Ari gukizwa n'iki? Ntabwo sinshobora kubana n'umugabo ufite inzara mbi z'amano. Zarebeyeho ni urugero. Ikindi nyine kubera ko wa mugore wa mama nuragurika jese mu ndumugabo uvuga cyane, ndi umugabo utuje. Ikindi utamuye musi akaba nakugerera yariko ariko gerekari ari ibintu mo mudashaka kuvugaho, kandi wari kutubaza ibintu byo muri ino minsi twege mu gihe cyacu. Mwarebaga physical ukuntu umuntu ateye ko yitwara bikabirahagije. Nashatse umugabo wanjye ufite imyaka 32. Uri isugi, wari isugi nubwo bitari ngombwa, ariko wari isugi n'umwihariko ni wowe ubizi. Ariko nese nimba uvuga ngo nta mubare wakagusomye ukaba utari isugi, ni urugero ngewe ntanze ko nabyo nzi gute sujya kuvuga ngo nimba bari batari bakagusomye kwitama hagati yo gusoma ubwo umuntu atansubye kwitama akansugirura. Kera se gusomana byabagaho bitabaho uvuze nago bari babizi byari kwaje gusa niki mwikomereza akabizungu iki nibiki ibyo biri ko ntaje kwayitundi mu gihe cyacu gitandukanye igihe cy'ubungubu ubundi ibintu kubivugaho uri umwana ugende ubizi ugiye kwega abantu baturi kundi ikiza cyane ntabwo ari kundeba cyane ntabwo ari kundeba reka nyengu urugendo n'ahantu mvuka bigomba kumenya na n'ubu biracyari byari byakera ntabwo bikibaho bitega naho umuntu afata afite yanjye biterwa n'umuryango wacu ubu avance ziri gutangwa imbere cyane wumve ngo nta avance na n'icyabaye ubwo ibyo byavuga ngo uramenye ko ari isugi cyangwa ibiki byo ntago ikigiye bakibigendera byari bya mbere none se remera ko ahantu mvuka nta muhungu wemere kujya iwabo w'umukobwa ataramusaba nguje kumusura guteze nese gusona nese kugenda ntago byemewe dukuye n'iby'urukundo kugenda ntago byemewe niba ugiye iwabo w'umukobwa ukaba wagenje kureba Rebecca ubu uzamugira umugore gusa ko byakaba binameze abari izindi gahunda amasomo akazi cyangwa ibindi ntabwo byemeye kujya kumureba ibyo nyine ndikuvuga bya by'urukundo nyine tuvuga ngo nabasheri niyo jye dukunda ntabwo yemere kuzi wawe ndaravuga ijambo ni muri za terime z'urukundo nye twavuzeho niyo umuntu muzabana umukunze byavase byateye muri bibi ngo ahubwo ngo umukobwa mukunze ntubimubaza agahita ateka kurwaye nabo ubwabo bivuga ngo ni abasore gusa ni abakobwa bangaye muri Kigali mwaciringa umwaka ukagera nta kintu cyatarashya ahita avuga ati uri nzanga ni ikigo kagiye bwami ngo mujye mubira ari umukecuru uretse kuvuga ngo abasore ngo bafite ubushyuhe nubwo ari mu gihe cyashize n'iki ngo menya ngo simbizi ukuntu bimeze ngo nawe ngazasaza ngo nawe ngo yabiciyemo n'iki ko kuva na kera ibyo bintu byahozeho mubica ku ruhande gute kandi mubizi ko byahoze we kera ashaka kuba uteretwa n'umusore umwe oya byumwe byo wenda ngiye kumyizera nyaho njya myizereramo
ariko wenda katubyemere umwe mugaciringa cyangwa mukaba inshuti ukwezi kumwe abiri ari amakuru meza bite wabyutse wagiye he uri he iki umwaka ukarinda ushira ukabirivinga ko uwo musore muzaba rega cyane twarizeranye niko bimeze ariko wakunda n'umuntu ukamwizera ariko mwebwe iki gihe nimwizera ejo nanjye kumwe n'umwana arambwira ati jyewe umuhungu anca inyuma mbizi neza ntabwo mbabara nanjye amuca inyuma ndashaka undi muhungu ni kimwe uretse ko washaka gukunda n'umuntu tuvuga ari w'icyaguru w'i Kigali ukaba uzi ngo ari iyo ngiyo kandi aracyagukunda ariko mwe yagize telefone guys erega telefone ko nagarizo ikibazo n'uri kibazo n'abantu bwabo ibintu bihari umuntu wese umutindi nyine ngo arota ibyo akunda oya nabyo bivuzeho siyo mpamvu ubu n'umugani ariko nanjye narawumvishe kuva na kera ariko yakunda niba uyu munsi rero umuntu akunda kurya amateke ntawe uzamukundisha umuceri niba ari umuryanyama akumva hakurya icyo kizo cyatsi ewana bazi ngo hari sodiyo none ni gute wowe nabo niba cyari iki abasore bahakanira ni 10 byibuze nibo bake abose nabawe abasore urabahakana mubi niyo ni viziyo hari ibya kera hari ibyo mu gihe kibi barumva bibi ase Cleophace ni ubona ari iki gitera amadivorce hato na hato iki gihe bitandukanye na mbere ko abantu kera babanaga bakamanana igihe iki gihe niki gituma abantu babana nabo batanduka abana badivorce abasena amadivorce ubona iki bitera hari nubona ikibazo kiri heje cyane nakubwiyeho wenda naho turinjira mu byisi abesha arabashingira kubijyanye imitungo hakaba nk'ucyo ushobora nibona kugira ngo no kutagira urukundo rw'igihe kirekire uyu munsi ngaza kuza hano mu kabari ngaba nkubitanye n'umukobwa mwiza ngaho ndamukuye ngagira ahantu mu bukwe ngasanga umukobwa mwiza ngaho ndahamubonye icyo gihe ubwo nuko mbo noneho nimubonaho bite niki nuko je namubonye ku kanya iyo ubonye bigenze ute nkumva ko twabana itembere ukamurya cyane gifite nyashize bikora wowe bigenze ute kugira ngo wikarume ndi kubwira ibihuye muri iki gihe nyine impamvu defense zibaho ari nyinshi none nibirangiza kuvuga ngo ntage bigeze babona cyo kumenyana nibice gero kitarabaye cyo kumenyana nuvuga ngo nubundi bizagorana kugira ngo bazabana impamvu uyu munsi wenda rakere cyo kumwata mabirake tugende ati se waje twakina nga filime bigahita bikunda mabirake turaziranye kano kanyisha gutubwira ati mukine ngahita mvuga ati ibi byambwe byose mfite ibyo nahita musubiza bitewe niki kuko ngewe hari uko ndi n'uyu nawe ubwenye twite we turamenyeranye sibyo natwe uvuga ngo ndatumenyeranye ariko hari undi ushobora kuza ngo dukinane bikagorana bitewe niki nta kamenyero karimo uvuga ngo n'ubu rero niba abantu baje bakutanira hano mabirake raje ni umukobwa ndi umusore duhuriye hano bisa tuvuga ati twakibaniye kafa wateye ivi bayo urashaje noneho rero byarangiza noneho ubwo mbango nitiye kubana dukubitanye gutya urwo rukundo ruzaramba ngewe wenda mama birakere wenda yikundira kunywa inzoga wenda akunda ko wenda kuvuga ati ngewe kugira ngo ujye ndongora uzanjyana muri rogi sinshaka nge ibyo mu nzu reka turi bakuru noneho oya ibyo se nimbenye nta kibazo nabiriho noneho nukuvuga ngo nibirangiza akavuga ati mbishakira hano nanjye nkamubwira ati ngewe rero aho nshaka ngewe nshaka ariko sa tugenda tukajya ku mazi tukabanza tukajya gute tukabona kujya ibyo ngibyo urumva ko uyu nguyu afite ibyo yemera nanjye mfite ibyo nemera we mvuga ngo hari ibyo akunze hari ibyo nkunze kugira ngo bizahure rero bizagorana ariko niba twaramanye igihe kirekire tuziranye ngaba nzi ko mama miracle akunda kujya kumushaka ibinshimisha ibyo rero niho uzasanga ya divorce ari kuza kuko nukuvuga ngo bari kwinjira mu rukundo rwa kanya rw'agahararo bw'igihe gito bite ni viziyo none bigatuma no gusenyuka ingo zigirute gusenyuka mu buryo bwihuse kuko ntago bagize umwanya wo kumenyana uyati no mu gihe kigoye noneho rero niba ushaka kuvuga ngo impamvu batandukana cyane ntago bafashe umwanya uhagije wo kumenyana none se ubona ari kibagashingiyeho mbere yo kubana kugira ngo uvuge uti byibuze nge nanuza nubwo twemereje kubana ariko hari ikizere ko tuzarambana ubona n'ikibagashingiyeho dore kuri Maman NIYORI abantu baragoye gukundana ahubwo nari ngiye kukubaza ko ufite imyaka mikeya abantu b'iki gihe ntabwo ari kundeba rega icyo kibazo
nani nyuma ya kamera ntabwo ari kundeba niba mfite ingahe yambaye na Chanel kama gukari ingenzi kukongera mariko agomba kuba ufite urukundo rw'umwimerere ngo rw'umwimerere kigiye inkono urukundo rw'umwimerere ruruba inkono nyinshi zishingiye ku bintu bitandukanye urugero nkanjye nge nanga ibintu bingora umuntu ibintu bingora byose bitinjiza ikintu kingora cyinjiza cyo niba bose ari amarakaza kambwira ngo uzashutinga ku izuba ewana uvuge make na menshi umere nk'umugombozi nta kibazo ko ari amemba ariko gukundana ibintu tuba kumvikana nimba uri kungora ngo ushaka nk'uhibingira gute nge aho zimba ndimo urukundo rwihangana ariko none ibintu bishoboka hari urukundo rwo kunaniza nge nanga ibintu bingora umuntu utangoye tugahuza turagendana ariko none se akinibaza uwo ngoye nagomba kugera ko namugora kubera ko namushaka nanjye umuntu ngora nagomba niyo yaba ari mu kazi cyangwa umuntu ngora nyine nashaka kumvikana nawe nagomba shaka ko dukora cyangwa twumvikana cyangwa tubana cyangwa dukundana of course ariko iki gihe nyine hari ikibazo gihari nkuko bivuze umuntu ahura n'undi muri bus bagenda ngo bakundanye umuntu agana n'undi gara kwama kuza ngo baje muri ngo muri anniversary ngo terivi nibiki ese ubundi ubona iki cyagakozwe kugira ngo byibuze ingo zibashe kuramba ku rugero rw'izambere ni iki kintu ubundi cyakozwe iki gihe yewe ukuntu mbyumva uko rugemba numva nyine tuvuge ndi muri na vision nyine ariyo myaka ngezemo mbere ya byose ntabwo nashaka kubera imyaka nabanza nkitonda niyo mpamvu nashatse mfite iriya myaka yose nkabanza nkitonda nkashisha yose ingahe ni gatanzeho wararindurije kwera abandi bababyaye ko gatatu niba bari mu rugo rero nicyo gihe nakoreye ubu nabanza nkitonda nkashishoza nkareba umuntu tugiye gukundana ameza nkabona kuva ko nyine ugiye mu buzima bwanjye ntabwo abana umuntu akunda sinabishobora abagore benshi murabishobora bitewe n'impamvu sinabishobora abenshi abagore barabishobora murajyana mukazengurukana mukarara mukajya gutata kwiyumvamo abe na gato bitewe n'ibyo ari kugukuraho sinabishobora kwa bagabo kubera ko nta mafaranga baba bategereje akenshi nimwe twe tutabishobora umuntu urajya kugushetera ajya kwirukaruka kwiyumvamo nta kindi kintu aba gukurikiyeho uko hari akantu umugabo agaragaza avuga ati ariko ubundi ntabwo nagikundaga jewe ugahita wiciraho ukagenda ariko iyo ukunda umuntu nyine atari bya byo gupapira ubuzima bwose mububamo bigakunda ubu ngubu wowe ufite umukobwa wawe ukuze ushobora kumushingira umusore udafite amafaranga yego niwe wamushingira cyane niwe wakishingira oya tugiye wenda kuvuga ngo ugenda kwemeye ko ugenda ukajyayo umusore udafite amafaranga ukishakisha ukimuze nko kuba mu mageto n'iki ushobora kumwemera ukavuga ati wa mukobwa yajyayo nta kibazo umukobwa mukunda nakubaha amarangamutima y'umwana wawe nabikora n'ukuri kuko urugo rutari mu rukundo rurabiha nshuti yanjye noneho rero ubona bafite amafaranga bayariramo bijya bibaho ubona rero uruhare amadini agomba kugira mu mibanire y'abantu kuri iki gihe nagiye kigeze none rero amadini agomba kugira ngo byibuze bibashe gufasha gusapotinga abantu bagiye kubana kongera iminsi yo kubana kurambana nk'uko byahoze Ese amadini niyo atuma abantu babana oya nure ruhare amadini ari mu henshi kandi bakizera mu byo bavuga ese ubona nure ruhare agomba kugira muri iyo mibanire ni nasezeranya abantu hanini ukuyeho amategeko nyine navuga ngo niba navuga inyigisho batanga n'ubundi umwuka wera yagumye akaziherekeza kuko n'ubundi ntabwo ari uko tutize turiga ariko ntabwo dufata sanzu wabo nyine bakomeza n'ubundi bakigisha ariko bakabiherekesha andi masengesho yikubye ubundi byarashoboka umuntu udafite uburyo bakamuremera ushobora gusanga abana benshi bajya kubana batari mu kigero kimwe kwa ko numva abanyarwanda muka batareshya naramukanya ugasanga umukobwa runaka ari muri kigero umusore runaka ari muri kigero bagiye kubana kubera ko abyihayemo kubera urukundo ariko mu by'ukuri ntago bareshya like umukobwa ubuzima yarabayemo sibwo arakomeza kubamo umusore ubuzima yararimo sibwo agiyemo kubamo ugasanga habaye impinduka ikomeye izo challenges zigatuma avuga ati ariko n'ubundi ibi ntago byari bikwiye ko mbikora ibyo binabaho cyane kuko ngiye nko mu gihe cyanjye ngiye nari nzi ko nyine umuhungu niyo yabarara hasi mwaharyama ariko umwana akigira amubwira ati umva ashaka umuhungu umeze ati umuhungu ufite ikofi niba ngiye nzashaka rero nicyo gihe ntabwo twari tubizi byagiye ku batayeri se abadoda amakofi abamasayi ntabwo bafite amakofi menshi ahubwo rero ibyo biri umwuka weraguwe kugira ibitekerezo byagutse kuko iyo urebye nabi wubaka nabi amafaranga yakurikira agashira niyo mpamvu ngewe marigire ko nta mwana w'umukobwa nabyaye mfite abahungu gusa wabyaye ibyamamare gusa naraje umubyaye cyakoze ariko ni ukuri abakobwa bajya bitonda kuko amafaranga hari imbaraga zigeraho imbaraga zazo zikarangira ariko urukundo ugakomeza
urukundo ni ikintu gikomeye. wowe Cleophace ubona ari iki amadini akwiye n'uruhe ruhare amadini akwiye gushiraho mu mibanire y'abantu cyane kandi n'ayasezeranya abantu nyuma y'amategeko bavuga ati noneho amadini y'iki gihe akwiye gufata ibyigisho byayo akwiye gufata uruhare rwayo akavuga ati none abantu bagiye kubana byakabaye byiza ko bigenda gutya mbere yuko bana kugira ngo bazabashe kurambana biteye ko amadini ari mu bintu byumvikana henshi kandi bikizerwa no muri benshi. Erega nubwo none ko abantu tufata kwishima ntabwo idini cyangwa se itorero ribanisha umugore n'umugabo. Ubundi kera hari umugani bacaga bavuga ngo nujya gukunda cyangwa ujya gushaka umugore uzarambagize nyina. Kurambagiza nyina nuvuga ngo nujya kureba 95% uzasanga niba mama Miracle we ategeka umugabo we n'umukobwa azifuza ko umukobwa azifuza gutegeka umugabo we ahari. Niyumva niba mama Miracle yubaha umugabo we umwana we azumva ko umugabo azashaka kari ufite ijambo rya nyuma mu rugo kari ugomba kugira ijambo iwabo mu rugo. Rero kera bavuga ati nyine nujya kurambagiza umukobwa uzarambagize. Icyo ni ikindi kintu kiriho nacyo kibaho twarukare mu idini n'itorero. Niyo mpamvu cyagena kubwiye ngo byasabaga ko kera kugira ngo umuntu ajye kurambagiza impamvu Samusoni yagize akagwa mu banzi cyangwa se akicwa kuri azize abagore n'umugore wa mugamba bivuga benshi nuko atashatse umugore mu bwoko bwa hehe bw'iwabo. Uvuga ngo ntabwo yashatse bahuje ukwemera. Uvuga ngo uyu munsi impamvu bigorana nani bashaka kuza bagasezerana. Uyu munsi uraza niba ngewe mfite amafaranga ituro byose najyamo ryose baransezeranya. Uri umusore aho wajya hose baragusezeranya. Uvuga ngo nta ruhare rundi rugihariye rw'amadini amatorero ashobora gufasha abantu bagiye kubana ketse mu icyo abantu bakure mu itorero. Kwa pasiteri urajya kureba usange nawe ari mu bindi biruta byandi byurimo wowe azakwigisha iki cyane kuri uko ntabwo rwubakwa mu mwuka urwo rwubakwa mu mubiri n'umubiri kuko ni satani nyine ahora biraho ngaho kukantu bakandike n'abantu babiri urwo rwubakwa mu mubiri n'abantu babiri bagomba kukandika uzi impamvu ushobora gushaka umukunda n'umuhungu ukabona niba bari bavuga ngo zi mwajya mugaka biti ngumi twajina na Yesu ubango rero bari umukonya nayo ni topic ntago abantu bagomba kubana ari itorero bikoze ahubwo ubwabo kuko baziranye bagomba kubana ariko munsi niduhura hano ngahora na Rebeka aho ati rwose ndikubona umeze neza ati banze ugashyire hano ntabwo gira agake nyine atagukomeye urumva ngo yarangiza niba aranga ukabona raje ngasomanye n'umuntu birahonga imeze gutata sheri ati ukwemeze mukajya mukagendana ejo mukajya gusezera se urwo ruko ruzakomera muriye hano uyu umustar w'igiti cye hari abandi aziranye n'abo muziranye ngo ntabwo bundi bizakomera ntabwo itorero ryagira uruhare mu kubanisha ingo ahubwo ketse babana mu gihe babanye ubwabo baziranye nicyo kintu kibafasha kurusha ibindi naho idini nato ntacyo nyine byabunganira kubaka ingo nziza bakura amaso ku bantu no ku bintu kandi biragoye iki gihe akenshi byinshi bishingiye ku mafaranga niba tuzabwira umukobwa ngo reka ugusohokana ufate wa wundi uguhamagara rimwe na rimwe yakubipa nta mayinite ntacyo si ibintu bigoye musohoye mu gihe kigoye pe twebwe ku bwacu nkawe kangubaze ntabanga ririmo iwanyu mu rugo ntabwo nyoko yari gishega ntabwo yateka gaswa Marigire ko ntago gerigeze mamagarize na papa nize mbana nawe nabigeze ubonaho rose aho wabaye nta wenda ugeze unayibonaho byuzo usanga umugore ufite ijambo rya nyuma mu rugo ngo yo bibaho biterwa n'iki kuza ngo yo niba biriho rero niyo mpamvu izo ngo tubango none se ubwo ngo nkano ubango uri umugabo nta mahirwe yagize ariko ubundi nawe yari irazanye ishyano wari kwa mu mashyano kurambagiza umukobwa utagira nyina n'umuriro uba wisutseho kuko ntabwo uzi imico ye kuko rwango nijya kurambagiza nzarambagiza nyoko menye nyoko ko ameze n'imyitwarire yiwe hari umumama ubagira imico mibi kandi afite umwana witonda ari umukobwa witonda biragora nanjye ndamushyigikiye biragoye pe 99% biragoye ahubwo ikintu gishobora kubaho umuntu ashobora kuba umwana mwiza ariko umwana akaba mubi ariko mu gihe nyina ari mubi of course n'umwana bari mubi umukobwa cyane 99% pasiteri ngo mujye kuvuga nk'abantu bavuga ngo ngiyo ngo umuryango ngo warwaye sida ngo bose barayirwara fata kwa pasiteri uza nujya kureba abana b'ibirara 98% uzasanga abana b'ibirara arabana kwa pasiteri Marina uzasanga pasiteri ari umuntu w'abandi niyo byo nkubwira kandi abo ngabo byibuze kandi ijambo ryavuga ko ravuga ngo muri Maraki no bavuga muri Timoteyo ngo abe
umugabo w'umugore umwe udakunda imbiya udakunda ibisindisha uzi neza kuyobora abo mu rugo rwe Wese ni gute no birengaho abana be bakajya kuba ibirami no sitaki umuntu ushobora kwibaza abantu benshi bakura mu muryango ikijijwe ifite amahame bagenderaho bakanatozwa bakanarerwa neza nyine bijyanye n'imyemerere yabo ariko ugasanga nyuma yo gukura bitewe afashe imyanzuro ihabanye natandukanye n'imyemerere yabo nuko yakuze nuko bamureze like nkamare nimba sari pastor okay ari umuntu wakuriye muri church baririmba indirimbo z'Imana guhimbaza n'iki ariko akavuga ati ibi ngibi ngiye kuri nge ntago buri flex kandi mo ngiye muri boîte ndirimba indirimbo z'isi mbyangize mbyire gute ubu ibyo nibyo biterwa n'ikizi mbona akashi kintu kibitera ari ukuba warashatse kugira ngo umwana mugire nkawe kandi wari wafite indi kamere yiwe tuvuge jewe niba ntakunda amaherena ashaka ko ni umwana akunda amaherena nyine nawe ntapfumbe kandi ayakunda ni hahandi uzasanga umwana agera ku ishuri agakira amabadikana icyo kintu kibitera udahumuhereza umwana nyine autorite yo kwisanzura ku byo ashaka ni nayo mpamvu buriya kubwira abamabuje umukozi nazi wawe uyu mutegeka ngo ntabwo iwanjye ngo twambara amapantaro kigali ngo ntabwo wambara amasengeri ngo ntabwo minizemewe n'amakora ngo utangururire umugabo azamugusha ngo yabonye ngo hano ngo amaribori niba ukunda ibyo bintu abikunda mureke ahubwo wowe umwerera imbuto nabona bidakwiriye azagenda inatiriza umuntu urugero tutagiye kure wowe nta mugozi ufite mu rugo nimba ufite umugozi wawe mu rugo ntabwo ujya umutegeka ku myambarire n'ibintu atagomba gukora igihe umugabo wawe ariyo noneho njyewe urwego ndiho ntabwo njya mbwiriza umukozi w'iwanjye nyine ngo mubwire nyine ngo akire se umwami n'umukiza yagusasira se udahari yasasa ashaka kujya mu cyumba cyagasasa cy'umugabo wanjye n'ubuvumo ni ukuvuga ngo musanze byagenda bite bibaye ukamusangamo like nta n'umugabo wenda ntago ahari ariko wenda arimo just ndamubaza impamvu yahageze yaba afite impamvu rero njye sinyambwiriza ubu sinafata umukozi ngo mwicaze hano mubwire ngo murumva ngo genda cyese umwami n'umukiza ngucara genda kwerera imbuto nubona ibintu nkora ari byiza uzankurikira kandi niba nawe ibyo ufite ari byiza nanjye nanakuyobokereye nanone hari ngero ubwiraho rero ibintu bitabaho ka Cleophace karafu ngewe umva ngo ubwire ndafuha guys ndafuha yereka ngo ubwire condition ibintu bihari umukozi nta mukozi ugomba kuza niba ari umukozi w'umusore sazana umukozi urengeje imyaka 15 w'umuhungu condition ya mbere iya kabiri sazana umukozi w'umukobwa urengeje imyaka 15 niyo inuza ibihari ngo abakicyumva kandi bitemewe ngende ukubwira nyine namukozi wiki ngende ukubwira ibihari none ubona se yakwangiza iki wawe mu rugo mugere ushoboye akazi nawe na leta yemera gukoresha biracyanze cyakubwira no kuvuga ngo ibi byo kuvuga ngo umukozi ngewe nibaje mu rugo abango imbyina nyirugo ateye niyo bagira uti niyo nabandi bagenderaho baje aho ngaho uvuga ngo rero niba mu rugo hariko isozi bihari ngewe namura mu kazi wanjye twarabanye nabonye amubaza yambaye mini naramubwiye ngo yarigaga twabaga inyagatare naramubwiye ngo mini duzo kuzambara ariko ngewe ntabwo ariyo mpamvu ahubwo nuko nagiraga ngo azavemo umuntu muza mu gihe cyazaza kuko uyu munsi niba atange yambara cyangwa arebye nyashi z'ubona ziri kugukurura ahubwo byatuma nsenya kandi bukirigare ariko yamuviremo kubaho mu buzima butagoranye ndetse aza kubona anarashaka ahubwo nukuvuga ngo ngewe niba bihari ntabwo nabona ibintu udakora neza ngewe umukozi niba asuzuguye yasuzugura mu gitondo saa 2 saa yine kuba yahawe tike yatashye niyo kamiko karatezanye zimeze niba umukozi atumvise ibyo mubwiye mu rugo natahe kuko nukuvuga ngo bya bindi bigenda biza mutuntu buhoro buhoro ukajya kubona yakwibye nibyo nyine n'abantu biva icyo rero cyo tutakemeranyaho wowe niba koneza wowe umwana w'umukobwa naramuhembaga buri kwezi agashiraho tatuwaje rimwe agashiraho iya hano handi ku kaguru twabanye imyaka 3 yavuye iwanjye yarakiri bwana batijwe ntabyo yakora ahubwo urakijigo yaragiye yagiye gushaka umushaka umugabo se cyane gwarakomeye se byibuza kubw'amahirwe erega je icyo mfa nuko wankorera akazi kandi ibi ntago bindeba oya none ari kahanini abazungura nabo njye mbemera wakoze akazi neza mbanze nkubaza nituri muri viziyo umwana w'umukobwa akubwiye ati rero je ariko ku cyumweru ndagusura shere bamubwira ngo ndavuze ngo wowe wijya kure utagera kure hano waje amaze muri iminsi 2 imbere y'Imana abwira makibati yewe ati ndushaka kunjyana kwa muganga
ngajya kujya bakajya kujya muri noza muri ona bose Wari tumwirukana? Yes, nabaga muri icyo gihe nyine. Ngajya muri ona. Yari afite imyaka igeze muri hagati ya 13 na 17. Wajya kumushyira muri ona. Ariko ubu yaragiye icyo gihe ntabwo bashokanye hamaze ngamezi 3 muri 5. Agiye kuma umuntu nyine wamurangiye ati kana karatwite. Ubwo nuko. Rero nukuvuga ngo erega niba tutaduhari tumba no kwigisha. Ngo fata umwana wese nk'uwawe. Umwana wese ugomba kuza bari umwana. Hari uburenganzira ariko buganisha habi. Wasireka bane ngo Cleophace ibyo ukunda arije nkunda. Ibyo ukunda ariko biterwa n'amahame nkaho dukunda bimwe. Dukunda bimwe weje nawe turi impanga. Dukunda kuna filime twese hamwe. Nawe ukunda se? Hano muranaberanye. Sizi impamvu mutanabanye. Yego, nawe yari ukanse niyo mpamvu. Rega igihombo washatse mbere ninde? Washatse mbere ninde? Ingafite ngaho. Je afite imyaka yaje. Ingahe? Nukubango je niga kwa mbere. Wowe wari batategera kugutwita. Nta soni. Ese wagize ngo nta mugabo uba umwana. Niba ufite imyaka 80, ufite imyaka 15, ufite uburenganzira bwo kuza ngagutereta. Ndakuruta ibera ko nkuruta Cleophace. Undite muri kise? Ndakuruta. Bo kumagambo ushobora kunduta byumvikana. Kumagambo ushobora kunduta. Naho mwangana se. Naho mwangana se. Niwo mwamurutaro. Myaka ingahe? Iyo baba we. Abagore impamvu kumara kumwakuze. Cleophace mushimya kumanya batari icyenda. Iyo baba we. Nge uyindushije. Nzaniranga murade nyizane. Yizana. Yewe ndeka Imana yanyigerera nk'udufaranga nateguye. Washaka kurya intego. Ko gutega ari icyaha. Oya ibyo nta kibazo. Sego fari imyaka 40 ufite. Ngewe. Gusa mfite ingahe? Reka imyaka 33. Arabeshya. Iyo baba we. 33. Kamwihorera. Barige ariko okay muzizane turebe. Oya nta niyo afite reka bisako yayizana nta niyo yagendanye. Ahubwo ngewe uziko njye nagize ikibazo nyuma kuvuga ngo washatse nzi ngo ndanga umugabo wawe baramufunga ngo yafashe none ngo ukuze. Twakomeje. Ngo rero ngo umwana wese ufate ngo uwawe ni kwitegeko ry'u Rwanda ubundi irivuga. Umwana yajya mu icumi. Uramutse wakiye umukozi wawe ugasanga yambara utuntu tutumini utuntu tw'udukora twonyine ubusengeri ni iki ni ku mpande zanyu mwembi wowe kuri wowe wabigenza gute? Yewe njye no kumwigisha bazumwisha mwereka inzira kuguma kugenda kuko njye mufata nguko wanje ramufata atabikunda umwana wanje atabikunda umwana ntabwo akambarije kugera hano hano byagenze ute hari mini yari kuzwe tari ubusa ntabwo byashoboka ngewe ibyo niba nge ngubwira ngo umugore nawe bakumuzana ari muri kondisiyo ngo kutambara amapantaro udashyiraho plante kutitukuza atangwa inzoga Basigaye yambara yambara iki Steliningi sound ari mu rugo uzarebe n'umunsi numwe nimuziga mubonaho yarenze mu rugo ariko ni ngari yaharenze ntabwo ushoboka ni ariko kuvuga ngo niyo kondisiyo bihari yebyo ngibyo bigomba kuba bihari ubwo bazatwarikira muri comment ugena Cleophace ese bana umuntu wamutegeka ibyo akora cyangwa ni wamutegeka je nyine muzama comment wowe ufite umukobwa wazanye gukoresha mu rugo bamwe bafashe imirimo abantu mu rugo ugasanga yataye mutwe tw'udusengeri udukora utumini iki ariko cyangwa simbizi se yikatisa imbere y'umugabo wawe wowe wabigenza gute? Je nta kintu biba bimbwiye kandi bibaho kenshi turabyumva nyine bibaho ariko je nta kintu na kimwe biba bimbwiye na kimwe sanse nuko umuntu tubana ndamuzi ubwo jambo yari agasengeri keza nakamugurira agasengeri n'amasengeri n'ibyari byo rero kameramani yagiye dari kwe ayo mugabo macano no dusoza iki kintu kigomba kutwubakira kuri iki gihe tugezemo no ku rwego tugezemo ni ibintu bibiri hagati ya famille y'umugore cyangwa y'umugabo ni iki bagomba gukora like nyina ntabwo nyine mbona avuze umugore cyangwa umugabo nagara basanganywe umukobwa cyangwa se umusore bagiye kubana cyangwa se noneho ruhore idini rigomba gushiraho ruhore famille igomba gushiraho kugira ngo byibuze iyo famille izabashe kurambana tubize mbere ya byose kugerekeye n'umuryango umuntu wese ugiye gushaka inama namugira ni yuko yabaza akaje wabo mu rugo akajya herera hari ukuntu uri ku mugabo bitekerezo byibera iwanyu akantu kose gakozwe Cleophace iyo najya kureba mama Cleophace mama arampamagaye Cleophace mama yatetse isombe ukigumira iwanyu umusore akaguma kuri nyina kuri ya mishyushyu yamuhaga hahaye
ikindi kintu je mbona cyafasha abantu famiye z'iwacu izo kuvuga iwabo baje kudusura batahe aje kuvuga ngo mushiki w'umugabo aje kubi wanje musaza aje kubi wanje kugira ate famiye zisenya imiryango cyakoze kukano wowe urabyumva gute Cleophace si mu gusoza se ni cyo kintu ubona famiye nurero warubona famiye akagize idini ryakagize kuri abo bantu babiri bagiye kubana mbere yuko babana kugira ngo byibuze babashe kurambana ndabakubintu bibiri uyo twari duheraho twari kukijyanye by'amatusi twayireho katwivuzeho nacyo ikurikizeho uvuga ngo ikintu twebwira inama abantu basengerwa cyangwa bajya gusenga bajye bagenda bitwararika neza iyo umuntu agiye gusengera ntabwo ijambo ry'Imana rigurishwa ntabwo ricuruzwa uko nibuka neza Petero na Yohana ubwo bari ahantu ku rusengero byiza ubwo hari cya kirema kimwe cya Sabirazaro nibwo hari umuntu uzi umukorikoni witwaga hamwe abanaga n'ubumuga ariko niko ijambo niko byanditse ngo cyari ikirema cyabagaye ku irembo ryitwa byiza ariko noneho ngo birangije ngo baramubwira ati ngo uze kuza kutureba cyarasabirizaga noneho ngo baramubwira ati twebwe uturebe nidusohoka turaguhereza noneho ngo baje ngo cyo cyategerezaga ko bari bugihiki ifeza n'izahabu noneho ngo baraza bamaze kuza bakubwira ati ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite ariko haguruka ugende mu izina rya Yesu Kristo muhagira ute ngo arahaguruka aragenda ashima Imana none ngo hari umukonikoni witwaga Simone ngaramubwira uti ngo ngarababwira ngo mwabagabo mwe ati nabahiki kugira ngo mumpereze kubasha nanjye nge mbasha kubwira abantu kubakora ngo bakizwe gutyo baramubwira ati ngo ifeza ngo ijambo ry'Imana rigurishwa ifeza n'izahabu ahubwo ngo fana ifeza yawe n'izahabu kandi ukire n'iki ubwo bwibwawe ngo arababwira ati ngo ibyo muvuze mu nsabire bitangirirwaho n'abantu rero bajya gusengerwa nubwo n'umuntu agusanya amafaranga ati ngo reka ngusengere tugure umukeka tujyanire kanyarira abundi akugirayo gute wakwigiriyeyo Yesu Kristo ngo akiri ku musaraba ubwo yari amaze agiye gupfa ngo umutima utaracika ngo yararebye areba hejuru ngo asabira amukoreye nabi barabwira ngo mano data wabari ko batazi icyo bakora ngo aranje umutima uracika ngo nawe mwenda urukingirije ahera utabikamo kabiri bisobanura ngo umuntu wese agira ute yigerereye namwe rero nimukaje gusengerwa ngo mugire icyo mutanga na jambo ry'Imana rigurishwa ariko twese ngoma kwigerayo ngoma kwisengera nibyo bavuga ngo ugende ngo kwa pasteri bagusengere mbere ko usengerwa banza wisenga we wizera ni wizera biraba bafana guciye mu ijambo bari abasengera abantu bo buri abarisengera Bo icyo nyine ko ari igihe usanga rwose nawe nyakwiye abantu basengera banagakiza burabo ijambo ry'Imana rabivuga ngo yabahaye ubutwari bwo guteka ibyo mu isi no kwandagira inzoka na scorpion rero reka nkubwire Cleophace aho ntabwo tubyemera ngo Imana niba nyine koko abakozi bari nibaha amafaranga rero je ntago wanzegera nayo mbona uri nzahara oya ngenda kubwira ibyo nkubwira ni iki ngiki ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo rivuga ngo ibyo muzahambira mu isi no mu ijuru bizaba bihambiriye ibyo muzahambura mu isi no mu ijuru bizaba bihambuwe bisobanura ngo umuntu wese yamubwiye ute kwigera kayusengera ariko na pastor gusabiye umugisha arawuhawe pastor nashaka gusabira umugisha uyu munsi aje gusambana wowe icyo agusabiye kirakwaturirwaho ugihabwe kuko wizeye Imana umupasiteri nagiye ahantu ntabwo byabaho yo kwa muganga bagoheza ibinini by'umutwe urwaye malaria ukizera ko biri bukiza urakira kwizera niko kurema nagiye ahantu gusengera ahantu hashize imyaka ningiye n'itayita umuntu aramwe ati ngubonye mu mujyi wa Kigali ufite miliyoni 10 ufitemo n'inzu izina ry'Imana naraburaraga n'ibyo kurya ngene uhamya nageze mu rugo mbwira zamakibati birangije ariko icyo gihe mbere ku nsengera yatabye ituro natanze 3 nsikara magana yatike gusa naraje mbwira amakibati rero ati umuntu aransengeye yambwiye ati ibi baba akati iwe atona umuteka mutwe namubwiye ati uko yasenga kose yasenga garamye yasabye nge nizeye ko ari Imana yabivuze akimara kumbwira gutyo nge namubwiye ati nizeye ko ibyo ngibyo bihari hacho muri imyaka muri ngi turimo niko nabonye kibirahanuye
aribyo reka maza ngo batararengaho Eric urabaza yo kwa mama Mike ko yagiye ahantu umukozi w'Imana akabambwira ngo namuha 5,500 amusengera bohoze perimi yiwe azahita yibona yamuha 2 akabyanga ngo ashaka 5 Eric na bya 2 akabimwima yagiye bagashaka yibona nyine je ngibyo wowe je ngubwira wowe yaza kuza kubyizera ngo akayamuha yari kugenda ute yari kubibona ariko nuko byawe yarahari none arangiza avuga ati se niba koko ari Imana yamuhaye iyo perimi kuyikorera ngayibona ndizera ko nzayibona akigendera kabira aho ngaho twizera twisengera n'ibyo ngibyo nyine yo wizeye ukisengera bibaho ariko bikako nanone niba pasiteri afite ububasha bwo gusaba umuvumo ku Mana ukakugeraho ariba byakozwe ariba byavuye ariko bikako nawe ngo ahambira ibyawe nakora ibye Mose Cleophace mumusora ryari mugihe cy'umuntu wese yizeye ibyabaye none se nta koze umubyeyi akamvuma ibyo ngubwira nyine bibaho biriho ushobora kuza nyine n'icyo turo yari gusaba waryimana aho usaba wibuke ko itanze turo pastor aragusangira agusaba umugisha we akayafata akayatwara mu bindi ariko wamugisha gusabiye urawubona kuko nawe ugize ute wabyizeye hari ngo umuryango ku muryango barabivuga umuryango ku muryango nanone rero nta muryango ububakira abana nta bibaho ahubwo ubwawe nibo biyubakira wibuza ngo mama wakubwiye ati kirofa shaka mama Kevu mwirukana none wiruza ntago wabikora je ntago nabikora kuki byo waba utabyizeye byo ameza byose rero kuki bitabyizeye kandi narakubwiye ko ngira ku umuryango utubakira abana ahubwo nibo ubwabo bashobora kwiyubakira ubwawe bashobora mu ruhare bose ntawo tuzi mu bya bwacu n'ujya ndakubyara rutswe ntukira uwanjye uzandagira gute bakagenda bakabana ejo bundi bakazafasha ababyeyi babo sibaho se ngewe nigeze kubona ahantu wenda rige bazanayibona mukuru wanjye na mushiki wanjye nibi ngibi bazayibona ko biri kose ngewe nagiye ahantu ngura amafaranga yo gukora akazi maze ukabura mbona akazi mu isoko ry'ahantu maze kubona iryo soko mbura ubushobozi narabikoze bigezemo hagati birananira bene mama banyima icyangombwa cyo gutanga ujye kubona amafaranga yo koza kakazi naragiye undi muntu wantaga icyo dupfanse duhuriyeho amereza icyangombwa cyane cy'inzu cyafite agaciro ka 6,000 bajya kumeza 1,700 yandika ko inzu ayigurishije burundu urumva so handi bya biraho ngaho ariko wibuke ko mu twabanye mu tuvukana nta nubwo wagize uwo mutima biraho ngaho nambwe atero ntabwo umuryango wagira icyo kumarira agwo hansha kugira icyo kumara kuruta wa muryango wowe uri umukobwa uvuye iwanyu mu muryango ugiye ahandi hantu mundi musore ku musore nawe uva mu muryango w'iwanyu ntugire icyo witegaho nawe ndagi icyo ku muryango w'iwabo cyo girwa muzabana mwubake ako mushingira ku muryango ntabwo muzabana n'umushingira ku muryango wa mugari wa niyori hubi noneho ikindi nibirangiza ujye kureba itorero ntabwo ryakubakira naryo itorero njya kureba ari ikintu gihari cyane ng'abakorari harigenda muri bya ntantu handitse ko umuntu umurimo uburirimbye ntawo byanditswe no mwijuru ngo bazaririmba ari nyine ari byanditswe bya bintu byazanywe na Dawidi ni Dawidi burya wabizanye ibyo kuririmba ntabwo muri bya ntantu byanditswe na Yesu ntabwo yirimbire mu gihe Dawidi nawe ati mugende ngo aranezererwa ngahimbaza Imana ariko no kuvuga ngo impamvu ubwira ibyo bintu byose uvuga ngo umuntu we ku giti cye ni umufata iyambere pastor ntabwo yakubakira kuririmba muri kwa ntabwo byakubake ni warimba bamarika bakamanuka gute ntabwo ibyo nangwe byakubaka ubwawe kuko iyi uru rugamba duhoraho turwana buri munsi satani turwana nayo buri munsi urumva ngo baduhora rero turwana nitwe ubwacu twagurute kurwanya cya bindi gurute bitubamo ubwo rero nta kindi kiro rero ntabwo ito ryakubakira n'umuryango ntabwo wakubakira ahubwo ubwawe ni wowe bagirute wakira mu ruhare ko n'ijambo ry'abango mbese ngo umugore mwiza wamukura hehe umugore mwiza atangwa n'atangwa n'uwiteka ijambo ry'Imana rivugaho ubwo rero cyo navugaho ntabwo umuryango wakubakira kandi n'idi ntabwo ryakubakira profa utararenga aho ngaho ushaka kubaza ikibazo inzangano zigenda ziboneka mu matorero mu makorari n'ahandi nyine mu buyobozi kandi abantu bose biko bakoze b'Imana ubona biterwa n'icyo bintu ukabana n'umuntu ariko muhanganye wagira ngo ntabwo mucejeje impamvu hari abantu benshi bafata ijambo ry'Imana uko ritari uyu munsi wowe ushobora uravuga uti uhera kuwa mbere uvuga ati urajya gukora akazi kwa gatatu kwa kane hakaba nundi uzahera kuwa mbere kwa gatatu kwa gatanu ya misi ujya gukora ari gora ajya mu rusengero ngo hari ibintu abantu dufata ko turukorera Imana ariko yamara tukwishyira mu itanura ati se gute ntabwo Imana ijambo ry'Imana kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye
uvuga ngo gukora mu rusengero kandi kwa buri gihe bizana bya ubukene nubwo ijambo riruteka gusenga ariko none dusenge dukora nuvuga ngo rero wowe uzajya gukora utera imbere nutera imbere wawe ndavuga ati se uyu nguyu ko datujyana gusenga tuba turi kumwe akaba ateye imbere ejo ngandi kubona yakodeshaga ejo ngandi kubona ageze mu rugo bivuye he bigenze gute atangira guhige amashya atangire kuza uvuga ngo rero natangira gutekereza ibyo ngibyo bizateranga bya kuri gahini ntabere atangire yumve ko hari ahantu nyine hari ibyo ufite bitangira ati wagiye kuzimu wagize gute nuvuga ngo rero amashyari ava ku butunzi ku by'isi niho wava uko hari icyo ufite nk'ubu niba kagweze ngurugero niba we uri kugenda uyu munsi ukajya ugenda ukajya gukina hari n'abarega basanze mahara muri sinema ukabugenda ukaba utera imbere ntabwo abantu bose ariko bakwishimiye abazakwishimira ibikorwa byawe n'ibyo wagezeho hari abazi imbaraga watakaje niba uri ufite akazi ukakareka ejo ukajya kubona hari umuntu wasize muri ka kazi wenda byuza yabonaga n'umushahara uruta wawe akaba uri gutera imbere uzamuka buri munsi uko wawe niba urenga 150 kwezi wenda uri kwinjiza 300 cyangwa 250 ariko nanone mu cyumweru wenda urakora iminsi 3 cyangwa 4 ukona umwanya wo kuruhuka kugira ngo abantu bose bazafata kimwe ayo mashyari ava mu madini n'amatorero ava ku butunzi bw'ibyisi bagenda bakareberaho niyo mpamvu rero ibyo bintu bigenda bikazamo gutyo biraho ngaho twasenganaga ejo ngabona utera imbere niyo amashyari agenda akava nyine nge nta nubona gira ubutumwa waha abantu basengera mu matorero cyangwa barogana mu matorero kandi bose barahamagawe n'umwami umwe umwungeri umwe ubutumwa wabagenera kuko niba urugero rimwe twese dusengera mu itorero rimwe twese turakijije kumva ngo kanaka ngo baramuroze kandi nta hantu yagiye nyine hano tuvuga ngo twagere mu bapagani nubwo nta mupagani ubaho aba yabukuyeho ubwo burozi ndashaka kugira ubutumwa bagenera ega abantu benshi babona uburozi ntabwo ari ibintu nyine baduhereza wenda abantu barya ahanini ubundi uburozi ni amagambo yose ni nk'ubusinzi gusinda ntabwo ari uko abantu basinda banyweye inzoga umuntu asinda n'amagambo ibintu byose birenze urugero biba byabaye bibi binduka ubusinzi byitwa ubusinzi n'ubundi rero ni ukuvuga ngo icyo umuntu akaba akora nakore ibyo agiye gukora abishyire ku murongo avuga ati niba umunsi ndaje gusenga kwa gatandatu yuzereka indi minsi yose njye gukora kugira ngo ndazagira cyangwa se ngire kwifuza ibyo ntakabaye mbona ko kwifuza ni icyaha kuko niba umunsi mbonye ngavuga ati hayo naringeneye hano ngabona kana kanifite ngifuza kubona ibiruti cyangwa se kubona ibye bitagize muzazi ndifuza kuba wenda tuvuge ngo kuzamukinyeza wenda mwiza wa filime ngomba gukora ngabiharanira ako sibiza kuvuga ngo kanaka nimwice cyangwa muhiga kugenda gute nibwo nzayibona ahubwo ni ingore ibiruti ni ingore twesha imbaraga nyinshi kugira ngo mbikore ahubwo ndute ibyo akora menye ibyo afite nimara kubimenya yize mu nzira nziza mbirute ngore ibirushijeho na rero mu ijambo ry'Imana biba bihari abantu nibafate bihereze gahunda y'ibyo bagomba gukora neza bati nubwo ngiye gusenga ariko ngende no gukora iby'umubiri niba umuntu yagwanura kajana imyaka agwanura imodoka byose ujya gusenga nta na kimwe wabona udakora uko ikinyambo Imana ntacyo wabona kuko mu ijoro narenga aho ngaho ko hari abantu nyine bitewe n'ibyo umuntu yizera hari abantu Imana nyine yabujije gukora abo bantu bo bababwira iki yabujije gukora ntabwo Imana akubwira uti Cleophace singushaka mu kazi gushaka umurimo wanjye gusa aha nuvuga ngo iyo ari Imana ikwihamagariye ijwi ry'Imana icyo ukora ushobora guhamagara wowe uyu munsi wati nshaka ukora umurimo wanjye niguhamagara uyu munsi izafata umugabo wawe imuheza ibyo akorera uyu munsi bizatuma bitunga rwa rugo ariko se nujya kubona ukabona n'umuntu bwawe ntako mubayeho noneho uzaba ko ari Imana yaguhamagaye erega Imana igenda uko ishaka ku muntu ishaka no mu gihe ishaka ntabwo ibintu byaba ari byo rero ntasubura Lazaro niyo ari umukene Lazaro yakeshwe n'iki yakenye atari uko Satani yamusabye kandi Imana yabyemeye Imana yaramubwiye ngo Satani yavuze ati ngo uyu mugaragu wawe ati impamvu akubaha akanagukunda ni ubutunzi afite ariko ngo Imana ngo Satani cyagiye nyine ngo ibwira Imana yamubwiye ati ngo nguhaye ubutunzi bwose bya Lazaro byose ariko ngo imiki ubugingo bwe ntukazabukoreho impamvu byose haribaho Imana ari uko yabyemeye uvuze ko wowe byose bimuvaho iyo usomye ukarangiza mu gice cya 34 niho akubwira ngo yaragiye ngo Uwiteka ngo yamuhaye ibikubye inshuro 7 ibyo wamaye abafite ubutunzi byose biri kuba byose uvuga ngo iyo ari Uwiteka uguhamagaye niyo guhamagaye hari ibyo hari ibigukoraho hari ibyo ubona
uyu munsi niba wowe uyu munsi hari utumwe ushobora gutambutsa hano kuri Rwesamihigo n'ahandi hose ugenda filime ukina ahandi kwa Nyambuhe mu byo zose ukina ukazikoza zose harabo zigisha harabo bihindura niba ari Uwiteka yarabyemeye kubikoraho niba n'ubundi afite uko azakubeshaho nandi uzagenda ubone uragenda ukora abandi ukabona bananirwa bagira guteka Uwiteka akaguhereza imbaraga niba ngo uyu munsi rero ntabwo ibyo Uwiteka aguhamagaye aguhereza n'ikikubeshaho ntabwo Uwiteka aguhamagara ngabure guhereza ikikubesha nanjye umunsi niba ashobora kumara amezi 3 ndafite akazi ako mfite isezerano ko nzabaho simbure ayo kwishyura inzu simbure ayo kurya ibyo byose abari ninguhamagaye ati rero ati rwose bimeze nangiye kuburana ndavuga ati nyireza 2 ntabwo uzabinyima kuko Uwiteka yabivuze azabushyamo umutima uyashaka uyabone niba magara n'undi gucyo gucyo ukaba muri ubwo buryo nuvuga ngo rero icyo kintu nyine nashikariza abantu nuko bagereza kujya bagira bagakora bagasenga ariko banakora ariko ntabwo Imana iguhamagara ikwime icyo ukora ahubwo yiguhamagara iguhereza nibizakubeshaho. Okay. Hanyuma Cleophace mu magambo make dusoza. Ikibazo kimwe cyanyuma turadusoza. Nta kibazo kimubaza. Cyangwa kubaza ikibazo kandi ntikubaje nanababaye. Hari ukuru nyine twege mu gihe cyacu twasengaga. Bitandukanye no kurumba n'abantu biki gihe basenga. Ubona ari iki yihembogabizi kandi ryazanye ku buryo umuntu asigaye asenga ukabona nk'umuntu ari mu rusengero ariko ibera kuri WhatsApp. Ibyo rero no kuvuga ngo abantu benshi barava mu byakera bakajya mu by'uvango barajyana vision y'ibigezweho. Nuvuga ngo ijambo ry'Imana uko kera ryagendaga ryigishwa n'uyu munsi siko bikimeze. Yes, inshuti bakunzi ba Rwesamihigo TV, abo tubana umunsi ku munsi n'abashyashya wenda bari kureba ibiganiro byacu uyu munsi. Tubwire ngo ibi byiza kandi mwese neza kubana natwe ko mwakanze subscribe ni by'agaciro cyane. Ubwira aho utarayikanda ko aricyo gihe nakukanya kugira ngo udashyikwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byubaka mu buryo bw'imibanire, byubaka mu buryo bw'imyizerere, byubaka muri societe rusange, amafilimi meza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye no kuri Rwesamihigo TV. Wowe utakana subscribe n'icyo gihe nakukanya ntukikwe. Buri tugenda ubona unamenye byinshi nawe ngiye mvuga na Kewa ndewe na Dangerous mutoto Africa ndabishaka kubanye natwe uyu munsi. Bye bye.